twamamaze hose ko Yesu ari umwami. Yesu ni umwami, umwami w'amahoro. Abari mu ngoma ye bafite umutekano. Iby'isi mubona ntibibahamure. Twamamaze hose ko Yesu ari umwami. Yesu ni umwami, umwami w'amahoro. Abari mu ngoma ye bafite umutekano. Iby'isi mubona ntibibahamure. Bazo biriho oya nibigukange, nibiza gucecekeshe ngureke guhamya Yesu. Aho uzaburi hose uzahamye ko Yesu ari umwami. Twamamaze hose ko Yesu ari umwami. Yesu ni umwami, umwami w'amahoro. Abari mu ngoma ye bafite umutekano. Iby'isi mubona ntibibahamure. Twamamaze hose ko Yesu ari umwami. Yesu ni umwami, umwami w'amahoro. Abari mu ngoma ye bafite umutekano. Iby'isi mubona ntibibahamure. Hari ubundi buhamya nabwo bukenewe kuri twe. Imibereho ihindutse ikwiye kugaragaza Yesu. Haguruka maguruke duhamye ko Yesu ari umwami. Twamamaze hose ko Yesu ari umwami. Yesu ni umwami, umwami w'amahoro. Abari mu ngoma ye bafite umutekano. Iby'isi mubona ntibibahamure. Twamamaze hose ko Yesu ari umwami. Yesu ni umwami, umwami w'amahoro. Abari mu ngoma ye bafite umutekano. Iby'isi mubona ntibibahamure. Haleluya, Haleluya. Twamamaze, twamamaze yuko Yesu ari umwami. Mumbe hafi tuvuge ibyo uyu mwami w'amahoro. Azahora ari ku ngoma, ingoma ye ntizahanguka. Oya ntabwo izahanguka. Yesu azahora ari ku ngoma. Twamamaze hose ko Yesu ari umwami. Yesu ni umwami, umwami w'amahoro. Abari mu ngoma ye bafite umutekano. Iby'isi mubona ntibibahamure. Tuvuge duhamye hose ko Yesu ari umwami. 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 Urukundo rw'Umwami
isi cyangwa mu ijuru. Mbwira ukuntu wabisobanura kubona Imana ipfa kugira ngo uwayihemukiye abe watekanye. Mbwira ukuntu wabisobanura kubona Imana ipfa kugira ngo uwayihemukiye abe watekanye. Umusaraba wabaye igihamya kidashidikanywaho cy'urukundo Imana ikunda umunyabyaha bakagera. Iyo neza n'imbabazi twagiriwe nibyo dukwiriye kwirata. Umusaraba wabaye igihamya kidashidikanywaho cy'urukundo Imana ikunda umunyabyaha bakagera. Iyo neza n'imbabazi twagiriwe nibyo dukwiriye kwirata. Turashima Yesu watugiriye neza tukaba tugihumeka, izina rye rihabwa icyubahiro. Ku bwa kavukire yacu ntitwari kuba turaha, bamwe bari abasinzi abandi bakora ibyo nabasha kumenya. Yesu warakoze, warakoze ukwemeye kudukiza duhinduka abahawe agakiza, nawe uhabwa icyubahiro. Munyabyaha mbese umva agaciro ufite ku Mana, birakwiye kuyitura kuyiyegurira burundu. Agakiza twaherewe ubuntu ntikagereranywa, byabishano kwimuwaguhaye kubaho byiteka. Agakiza twaherewe ubuntu ntikagereranywa, byabishano kwimuwaguhaye kubaho byiteka. Umusaraba wabaye igihamya kidashidikanywaho cy'urukundo Imana ikunda umunyabyaha bakagera. Iyo neza n'imbabazi twagiriwe nibyo dukwiriye kwirata. Umusaraba wabaye igihamya kidashidikanywaho cy'urukundo Imana ikunda umunyabyaha bakagera. Iyo neza n'imbabazi twagiriwe nibyo dukwiriye kwirata. Iyo neza n'imbabazi twagiriwe nibyo dukwiriye kwirata. Iyo neza n'imbabazi twagiriwe nibyo dukwiriye
kuzamurwa ibitekerezo byabo birangamiye umukiza uko isi igenda irushaho kubajujubya niko nabo barushaho kwizinukwa abana b'Imana batangiye kuzamurwa ibitekerezo byabo birangamiye umukiza uko isi igenda irushaho kubajujubya niko nabo barushaho kwizinukwa ntuterwe ubwoba n'ibihe tugezemo kuko ibiriho byose rwose byaravuzwe ikanga batarareba kugengabihe naho ubundi n'akataraza kazamanuka ntuterwe ubwoba n'ibihe tugezemo kuko ibiriho byose rwose byaravuzwe ikanga batarareba kugengabihe naho ubundi n'akataraza kazamanuka guhera kera batubwiriza iby'iki gihe tukumva ari kera tutazaba tukiriho bavuga ikarita tukumva ari umugani none dore byose byabaye ubuzima guhera kera batubwiriza iby'iki gihe tukumva ari kera tutazaba tukiriho bavuga ikarita tukumva ari umugani none dore byose byabaye ubuzima ntuterwe ubwoba n'ibihe tugezemo kuko ibiriho byose rwose byaravuzwe ikanga batarareba kugengabihe naho ubundi n'akataraza kazamanuka ntuterwe ubwoba n'ibihe tugezemo kuko ibiriho byose rwose byaravuzwe ikanga batarareba kugengabihe naho ubundi n'akataraza kazamanuka guma mu rugo mwarayumvise none n'umuriro murabibonye byabaye n'akataraza kazagira gute kazamanuka mureke duhungire muri Yesu Kristo niho hari ubwinshi haleluya amen ariko ni hahandi ab'isi baribeshya ijuru rizi neza ibihe tugezemo wowe emera gusa ikimenyetso cy'umuremyi ubundi winumira Imana izikorera ariko ni hahandi ab'isi baribeshya ijuru rizi neza ibihe tugezemo wowe emera gusa ikimenyetso cy'umuremyi ubundi winumira Imana izikorera nshuti iki gihe nicyo kuba maso kugira ngo tutazatungurwa n'umukiza twitegure kandi dusenga buri munsi ibyo nibyo bizadushoboza gushikama nshuti iki gihe nicyo kuba maso kugira ngo tutazatungurwa n'umukiza twitegure kandi dusenga buri munsi ibyo nibyo bizadushoboza gushikama
tugezemwo kiraruhije mwivuga butumwe imipaka iriyongera mu gisubwa irimo kubyoroshya Yesu aravuga ati nimugende awuti mugarukira amaherezo azaba ayahe iyo urebye gahunda z'iki gihe Uwiteka urabe hafi cyane Uwiteka urabe hafi cyane amahirubu yabaye menshi dukeneye kumenya inzira yawe amajwi nayo yabaye menshi dukeneye kumenya ijwi ryawe ariko uko byamera kose umurimo w'Imana uzakorwa ariko uko byamera kose umurimo w'Imana uzakorwa 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 umurimo w'Imana uzakorwa 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 umurimo w'Imana uzakorwa ntawe ugifite ishaka ry'umurimo buri wese arashaka igihembo korari zabuza bazigisha bitewe n'ikibazo cy'amafaranga amavuna menshi yarahagaze bitwaje amafaranga yabuze nitutaba amaso muri iki gihe tuzaguca ishyano rikomeye nitutaba amaso muri iki gihe tuzaguca ishyano rikomeye Uwiteka urabe hafi cyane yewe Uwiteka urabe hafi cyane umurimo wawe uburakaze impuguke zarawuremereje abo ubumenyi buke nabo bafite ikibazo kandi buri umwe muri abo afite isima nitwemera tukayoborwa n'umwuka umwuka wera azatumurikira nitwemera tukayoborwa n'umwuka umwuka wera azatumurikira azamanuka umwuka wera azatumurikira azamanuka umwuka wera azatumurikira ukamanuka umanukira wawe dore turagutegereje muri uyu murimo turabingingira kudacika intege kuko ntabwo dukorera abantu twirinde ingororano zabo zitazasebesha uyu murimo uwaduhamagaye n'uwera mureke dukorane kwizera ntabwo ashobora gutererana na rimwe abamwisunze nubwo twashyirwa mu mazu y'imbohe cyangwa tukorerwa mu birwa uwaduhamagaye n'uwera kandi azahora ari uwera Uwiteka urabe hafi cyane Uwiteka urabe hafi cyane amahirubu yabaye menshi dukeneye kumenya inzira yawe amajwi nayo yabaye menshi dukeneye kumenya ijwi ryawe ariko uko byamera kose umurimo w'Imana uzakorwa ariko uko byamera kose umurimo w'Imana uzakorwa 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 umurimo w'Imana uzakorwa 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 umurimo w'Imana uzakorwa 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 umurimo w'Imana uzakorwa ibyaha byacu biradushinja imbere y'Imana ndetse ibicumuro byacu turi kumwe nabyo kandi no gukiranirwa kwacu nako tugize gute turakuzi ariko mbabaza Yesaya arimo arabeshya cyangwa ntago arimo kubeshya arimo aravuga ati Imana ntihazagire umuntu w'Isiyoni ukubeshya gukiranirwa n'ibicumuro byacu turi nabyo kandi gukiranirwa kwacu nako tugize gute turakuzi ariko ujya kubona ukabona umuntu araje umva mwene data ngo mbone uti hari igihe higeze kubaho uburyarya njya mbona n'abantu bamwe babeshya ngo babonye Imana ngo babonye umusaraba ngo babonye Yesu amanitswe ngo ku musaraba ukajya ukumva umuntu aje kukureba mwene data buriya rero nta muntu uba wiyizi umbona uti ngo ni uburyarya
Yesaya yaravuze ngo gukiranirwa kwacu nako tugize gute? Turakuzi. Utaramenya gukiranirwa kwawe ntushobora gukira, ntago bibaho. Yarakomeje abwira Imana ati Imana turacumura kandi twihakana inde? Uwiteka. Uko twicaye aha hari abihakana Imana bageze ku meza, umuntu akanywa ibintu atakagombye kunywa ngo nuko yicaranye na bose cyangwa afande cyangwa umuyobozi w'umurenge. Hari abihakana Imana bagiye mu gikorwa cy'ubukwe kavuga ati umugabo atancika. Hari abihakana Imana bamaze gukira barayikoreye bakennye. Hari abihakana Imana bamaze kubona udushuri. Hari n'abihakana Imana bavuye mu Rwanda bageze mu bihugu bya Amerika n'i Burayi, aho babona gusenga byarataye agaciro bagatavuga ati n'Imana ntibaho. Yesaya yaravuze ngo twe turacumura tukagerekaho no kwihakana nde? Uwiteka. Namwe mwumve ibi bintu n'iby'Imana yabonye i Siyoni, iravuga ngo sinzatuza gukiranuka kwaho kutaraboneka. Ndasaba Imana ngo uyu munsi ntiyongere gutuza kuri twe. Yesaya yarakomeje, turateshuka tukareka gukurikira Imana yacu, tukavuga iby'agahato n'ubugome, twibwira ibinyoma, tukabivuga tubikuye hehe? Ku mutima. Ibinyoma bituba mu mutima. Ukajya uvuga ngo kanaka niwe. Noneho isi yo yaranacuramye mu kinyejana, guturuka mu kinyejana cya 6 n'ikinyejana cya 6, ubupapa bwarebye uburyo abantu bakunda kubeshya, bashyiraho itariki ya mbere z'ukwezi kwa 4 bayita itariki yo kugira gute? Kubeshya. Kubera ko baravugaga bati hari umuntu ushobora kwicara mu idini ashaka kubeshya, ariko kubera amasomo ya Bibiliya yuko ababeshya batazinjira mu ijuru, hashyirwaho itariki ya mbere y'ukwezi kwa 4 ngo yitwe itariki yo kugira gute? Ariko nagira ngo mbabaze, tubeshya kubera iki? Nuko imitima yacu yanduye. Yesaya yarakomeje aravuga ngo kandi imanza zitabera zisubizwa inyuma, gukiranuka kugahagarara kure, kuko ukuri kwaguye mu nzira. Ukuri kwaguye mu nzira kandi gutungana ntikubasha kwinjira. Ni ukuri koko, ukuri kurabuze. Umuntu uretse ibibi ababaye iki? Umunyage. Muri Isiraheli iyo wavaga mu itsinda ribi mwagendanaga baguhinduraga nyakamwe, bose baravugaga bati ubwo yigize umuntu wakijijwe ntimukamwegere nawe azadukenera. N'ubu uyu munsi wa none niko bimeze. No mu rusengero iyo wagendaga mu itsinda ry'abantu bagira amoko ukabavamo ukababwira uti Imana iherutse kundasira umucyo, menya yuko muri Kristo hataba umuyuda cyangwa umuki cyangwa umugira icyo batamubwira ati nimukireke kijye kigenda cyonyine. Iyo wagendanaga n'abagore b'injajwa ugahinduka umuntu ushaka kuba umukirisitu mwiza, abandi bagore baravuga ati mumureke ajya agenda wenyine azamenya icyo twari tumumariye. Uretse ibibi ahinduka umuki? Umunyage. Uwiteka yarabibonye ararakara kuko nta manza zitabera zihari, kandi Uwiteka abona ari nta muntu uhari. Abantu baruzuye, ariko Imana yashatsemo umuntu muzima igira gute? Iramubura. Ariko mwari muzi ko muri Yeremiya igice cya 5 Imana yigeze kubwira Yeremiya igice cya 5, Imana yageze aho birayiyobera, irangije ibwira Yeremiya igice cya 5 umurongo wa 1. Buri Imana yaragowe cyane. Igice cya 5 umurongo wa 1, Imana itegekera abayuda ibihano ibahoye ibyaha byabo. Igice cya 5 umurongo wa 1, Yeremiya, nimwiruke mukubite hirya no hino mu nzira z'i Yerusalemu, maze murebe kandi mumenye, mushake mu miharuro yaho niba mwabasha kuhabona umuntu naho yaba umwe ukora ibitunganye agashaka ukuri, nanjye nazahagirira iki? Imbabazi. Umuntu umwe yarabonetse, yarabuze. Ibi ngibi inyandiko y'umwuka w'abantu zitubwira ko hari amatorero, hari insengero zubatse nk'uko urunguru rwubatse,
ngo zizabura umukandida umwe mu bwami bw'iki bw'Imana. Urusengero rwose Imana ikaburamo umuntu, ntabwo bizaba bitangaje kuko ni Yerusalemu. Mu gihe cya Yeremiya Imana yashatse umuntu umwe iramubura. Ntukajya ukangwa n'abantu buzuye urusengero. Hari igihe Imana yicara ikavuga ngo mugerageze mujye no mu nzira nyabagendwa, mu dukaritsiye mushakishe ukanyakanya. Kubera iki? Turi mu nzangano, turi mu matiku, turi mu bujajwa, turi mu bwambuzi, turi mu mujagararo, twibere mu bintu by'ibirori bidahwitse. Gushaka Imana ntako, nuguhurira ku rusengero tuje gukomereza amatiku yacu. Hari igihe Imana yitegereza abantu igashakamo umukandida umwe ikagira gute? Kamubura. Yeremiya yakomeje, Yesaya we yakomeje agaragaza ikintu gikomeye. Uwiteka abona ko ari nta muntu uhari, atangazwa nuko nta n'uwo kubitwarira. Kubitwarira, reka mbaho urugero. Iri jambo ryitwa kubitwarira risobanura iki? Igihe Mose, Abisirayeli bari bakoze icyaha, Mose yabwiye Abisirayeli atumva rero Imana yamaze kubafatira umwanzuro, ariko mukomeze mugume hano, nje imbere y'Uwiteka nje kubitwarira. Kubitwarira ni iki? Ni ukujya guhagararira abantu imbere y'uwo bahemukiye. Imana yababajwe n'uko abantu bo mu gihe cya Yesaya nta n'uwashoboraga kuza imbere y'Imana ngo abahagararire. Nta mutambyi, nta muhanuzi. Umuhanuzi wari uhari ni Yesaya, kandi Yesaya nawe bari baramwanze. Nshuti zanjye, nicyo cyatumye ukuboko k'Uwiteka kwamuzaniye agakiza, kandi gukiranuka kwe kukamutera gushikama. Yambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, yambara agakiza kabiki kaba ingofero, yambara n'imyenda yo guhora, ayigira imyambaro yambikwa umwete nk'umwitero. Aya magambo asoza yerekezaga kuri Yesu. Niyo mpamvu nitwinjira muri Bibiliya hari ibitekerezo bibiri bigaragaza agakiza Yesaya yavugaga karakaye. Icya mbere, murabyibuka neza igihe Simiyoni yateruraga Yesu ari uruhinja. Amagambo Simiyoni yavuze yerekana icyo Yesu yari ari cyo. Muribuka igihe Yesu yaganiraga n'abantu, igihe Zakayo yari yuriye igiti. Mwese murabizi ko Yesu atashye kwa Zakayo yaravuze ngo agakiza kasohoye hehe? Muri iyi nzu. Bivuze ngo Yesu ku giti cye niwe gakiza. Ariko uyu mubyeyi witwa Simiyoni yaranangaje. Nimureba neza, bigeze muri Yesaya 56 umurongo wa mbere, Imana ubwayo, Uwiteka yaravuze ati, mwitondere iby'ukuri, mukora ibyo gukiranuka, kuko agakiza kanjye kagize gute? Kari hafi. Yesaya yateguzaga abantu kuvuka kwa Yesu, no gukiranuka kwanjye kugiye guhishurwa. Nitujya muri Luka igice cya kabiri, Luka igice cya kabiri umurongo wa 25, turahasoma amagambo akomeye. Yesu yavutse, bamujyanye mu rusengero kumwakira, ariko hari umusaza wari waragiranye n'Imana isezerano, yifuza kuzabona Yesu mu maso. Niba muri wowe wifuza kuzabona Yesu mu maso, indangagaciro zaranze uyu mubyeyi, izo ndangagaciro nizo zigomba kugira gute? Kukuranga. Uyu mubyeyi witwa Simiyoni yabashije kureba Yesu mu maso. Byagenze gute? Ndabarahiye, umuntu udafite izi ndangagaciro z'uyu mugabo, kubona umwami Imana bizamugora. Icya mbere, Yerusalemu hari umuntu witwaga Simiyoni. Uwo yari umuki? Umukiranutsi ufite ibikabyo, ugira gute? Witonda. Ikibazo dufite uyu munsi, umuntu arimo arashobora utuntu, arimo aracika ku cyaha runaka, akabihindura inyundo yo gukubitisha abandi. Umuntu aricara yatangira kugerageza iby'Imana byakunda, ugasanga umusozi wose yawukangaranyije. Imana nayo irabizi ninjye ngenyine mucungiraho, buriya iyo ntasenze abantu bataha nta mugisha.
abakiranutsi bafite ibikabyo ntibashobora kuzinjira mu bwami bw'Imana. Iyo umukiranutsi afite ibikabyo, kiba ari ikimenyetso ko agakiza afite ari agatuburano. Yari umukiranutsi witonda. Icya kabiri, yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli. Yari ategereje kuzabona Yesu. Reka mbabwire yuko umwuka wo gutegereza kugaruka kwa Yesu ni kimwe mu bimenyetso biranga abantu bazaba bafite agakiza mu minsi y'imperuka. Icya gatatu, umwuka wera yari ari muri we. Yari afite umwuka wera. Nta muntu n'umwe ushobora kugira umwuka wera atarakijijwe by'ukuri. Ntago bibaho. Yari afite umwuka wera muri we. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo umwami Imana. Ajyanwa n'umwuka hehe? Mu rusengero. Ariko reka mbabaze, umuntu w'umukiranutsi arajya mu rusengero gukora iki? Ubu dufite ibibazo by'abantu ngo basigaye bakiranuka, abantu ngo batagikora icyaha, ngo abantu ngo Yesu yatsindishirije bamubona bambye ku musaraba. Abantu bagiye mu butayu, amabuye amaguru bakayashyira mu mazi akonje, bakabana n'ibihunyira n'ibicyo ukwezi kose. Iyo muganiriye barakubwira bati twabonye Imana yaratuganirije. Ukamaze uti se kutakiza mu rusengero? Erega Imana ntabwo ikibayo. Imana siracyaba mu nsengero. Agahita gukubita agasomo, mwanyubakira inzuki nagira gute? Nakwiramo. Ariko reka ngire ikintu babwira. Bibiliya iravuga ngo ukurya munsi urushaho kugira gute? Turusheho guterana kwera. Abantu muzabona bazaza baza mu rusengero mu minsi y'imperuka, bakaza batari bubwirize, batari buririmbe, badafite ikindi kintu bari bukore, bakazanwa n'umwuka w'Imana kumva ijambo ry'Imana. Abo bantu bazabona Yesu n'amaso yabo. Kuko isi igiye kutuvanga duhinduka inzererezi. Abantu bazaza baza ku rusengero nabwo bafite amasaha abiri, mukubite mufangura. Hari ahantu tujya kubwiriza, umuntu akaguhamagara agahita akubwira ati rero musoni njya mbona uvunika cyane, kubita ufangura byose byarumviswe. Ukambwira uti se mfangure mu minota ingahe? Kubita 10 abantu bitahire baba barushye. Cyokoze nimushaka babwiriza abantu barushye nimukantumire. Bibiliya ni igisabo gicundwa n'abagize gute? Abarambiwe bagize gute? Batashye. Ngiki kibazo. Simiyoni ajyanywe n'umwuka mu rusengero. Iyo umwuka wera kujyanye mu rusengero haba hari ikintu kiri bube. Kitabaye n'ubuhanuzi haba hari ikintu Imana iri bukore ku mutima wande wawe. Ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura Yesu, ashima Imana. Arangije aravuga ati mwami, noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze. Umurongo wa 30 mu busomere rimwe, 1, 2, 3. Kuko amaso yanjye abonye iki? Agakiza yavugaga nakahe? Yesu yarateruye. Niba Yesu ari uruhinja mu biganza bya Simiyoni yari agakiza, mutekereza ko byagenze gutari Karuvari? Niba Yesu ikaruvari yari agakiza, mutekereza ko byagenze gute azutse? Niba Yesu azutse yari agakiza, mutekereza yuko ubu aho ari iburyo bwa se ari iki? Niba aho Yesu yicaye iburyo bwa se ari agakiza, mutekereza ko nagaruka azaba ari iki? Dufite agakiza gakomeye gatyo. Udafite Yesu uba ufite agakiza ka fake. Umuntu w'iki gihe usigaye umubaza uti se watangiye urugendo byagenze gute? Agahita akubwira atari ko ati hari umugabo wari wigishije, atakagabo kagufiya ubona gakennye niko kari kigishije uwo munsi.
ariko mwumva umuntu wihannye ku rusengero hari habaye ikira, ntabwo nibuka ibyari byabaye, ariko twarariye turarya rwose ibiryo biryoshye, dusohotse abadiyakoni barampobera, ndangije ndavuga ni nanjye nkwiriye kuba muri aba bantu pe. Ndaza nifatanya nabo, mpasengeye amezi 2 makubitana n'umukobwa mwiza ubengerana, ndavuga ni Imana ugize neza kuba ugiye no kuma umugore usenga. Mba mbonye umugore, nuko madamu wanjye namubonye. Rero nyuma y'umwaka naguze imodoka, noneho ndangije naranazindukaga ku rusengero bangira umukuru w'itorero. Ubu rero ndi umukuru w'itorero, ndabishimira Imana cyokoze pe, iby'agakiza byaramfashije. Nguyu umugore wanjye sinjya mukubita, ku kazi nta muntu nambura, uko biri kose byaramfashije. Ukamubaza uti se hari umunsi ufite ushima Imana, hari icyo Imana yakoze muri wowe? Yarangiza ati mba numva hari igihari, uretse ko mba numva nta n'igihari. Ariko reka ngira ikintu mbabaza, agakiza kawe wakabonye byagenze gute? Ndagira ngo dukore urugendo tujye mu gitabo cy'umugenzi. Ese umuntu ahaguruka aza mu by'agakiza habaye iki? Kuko uko uhagurutse ikikuzanye n'icyo wasanze biba bifitanye isano n'icyo uzakomezanya. Igitabo cy'umugenzi nakomeje kureba kuri page ya 5, umugenzi page ya 5, volume ya mbere. Iki gitabo cy'umugenzi ntabwo ari igitabo cy'abadivantiste, ni igitabo cyasohotse aya madini yose mwirukankamo yari ataravuka. Iki gitabo cyasohotse mu 1600 cyanditswe n'umuntu umwe mu baprotestani Imana yahaye iyerekwa ryerekana ibyangombwa by'abantu bazajya mu ijuru uko bagomba kuba bameze. Uyu munsi ni igitabo gikundwa n'abarokore, ADPR, Restoration Church, Zion Temple, amadini atandukanye, ababatista, abangirikani n'abaki bose, ndetse natwe abadivantiste turagisoma. Kubera iki? N.G. White mu ntambara ikomeye mu mapaje y'185 gukomeza, ndumva ntibeshye, yeretswe yuko iki gitabo gifite uruhare mu kuzinjiza abantu mu bwami bw'Imana. Nibaramuka bakize batambaye amarineti, niburamuka mukize mutambaye no marineti amadini abambika. Igitabo cy'umugenzi ni indorerwamo nziza ishobora kugufasha kwimenyaho ububi bwawe ukazinjira mu bwami bw'Imana. Reka rero turebe page ya 5. Ubundi umuntu akizwa ate? Ese abantu bakijijwe babaho? Akiri umusore Yohana yakundaga gukora ibyaha cyane, ariko yabikoranaga umutima ugira gute? Ngaka kantu kambe, kuba umunyabyaha twese turabisangiye. Ariko se ujya ukora ibyaha wumva n'umutima ukurega, wumva umutima wawe ukubuza amahoro, cyangwa umutima warawucecekesheje? Uyu mugabo yarazi ko Imana izagira gute? Izabimubaza. Umunsi umwe yumvise bigisha ku cyaha cyo kwica iki? Sabato. Reka mbabwire abantu b'Imana bo mu madini atandukanye, turahamya tudashidikanya ko muri mwe harimo abahuye na Yesu. Rwose hari ab'Imana yigishije, ndetse amadini yanyu mubamo afite ikintu abamariye pe, afite n'ubuhamya yabahaye mufite. Ariko kubona umuntu mu madini atandukanye wigisha yuko kwica isabato ari icyaha, ndetse nibikomeza nk'uko bimeze na hano iwacu, kubona umuntu wigisha ko kwica isabato ari icyaha, bizagera aho bizime. Abantu bajye baza mu rusengero barimo gucuruza ku matelefone, isabato ihinduka umunsi abantu bahuriraho ngo basubukura amatiku y'isabato yashize. Mu ngo zabo imirimo n'akazi bikomeje. Ahandi nawe usange abantu babuza abantu amahoro mu cyumweru cyose, barangiza bakabeshya ngo baje mu isabato. Reka ngire ikintu mbabwira,
kwica isabato ni icyaha. Niba byanditse mu gitabo kitari icy'abadivantisiti yuko kwica isabato ari icyaha, mu bitabo byacu mutekereza ko handitsemo ibingana gute? Yagiye ahantu asanga umubwiriza arimo kwigisha. Uyu mubwiriza yigishaga ko kwica isabato ari icyaha kubera ko hari hashize imyaka irenga 1000 Kiliziya ivuze ko isabato nta gaciro ifite. Abantu bajya gusenga ku cyumweru. Uyu mubwiriza ari igihe aramagara yego cyangwa hoya? Iyaba Imana yahagurutsaga ababwiriza mu madini atandukanye bigisha abantu ko kwica isabato ari icyaha. Yohana Bunyana araho, ikibwirizwa kiratangira, umugabo avuga uburyo kwica isabato ari icyaha. Akimara kubivuga, Yohana Bunyana yumva mu mutima we ijwi ry'Imana riravuze ngo, urahitamo kureka, urahitamo iki? Kureka ibyaha byawe ukazajya mu ijuru, cyangwa kubikomeza ukazajya hehe? Muri Gehinomu. Ijwi ry'Imana ryazamukiye ku itegeko ry'isabato. Icyabaye ni iki? Agira ubwoba bwinshi maze ariheba, yibwira ko atagishobora gukizwa. Bukeye ahura n'abagore 3 bakijijwe. Abagore bangahe? 3 bakijijwe. Ni igiki cyagaragazaga yuko abo bagore bakijijwe? Icyambere, mu gihe tuzi ko abagore barangwa no kuvuga inkuru, abagore baravuga we. Uziko nigeze kugenda muri tagisi, abadamu 3, ntago bari 3, bari abadamu bari hamwe ntaza ahantu bagiye, bagenda baganira, kandi baganiraga ibintu by'amabanga, bakavuga bagaseka bakagira gute. Umugabo twari turi kumwe arambaza ati ariko aya magambo yose abagore bayakuraye? Undi we yigeze kumbwira ngo ukwezi abagore bavugamo amagambo make ni ukuye. Birancanga. Arangije arambwira ati ni ukwezi kwa 2 kubera ko nako kugira iminsi mike. Abagore baravuga, ariko imperuka itugeze habi. Nsigaye njya kubona nkabona umugabo baramuhamagaye ngo najye gusubiramo ibyo yagize gute. Abagabo noneho barangiye nyuma y'abagore. Sinama z'itorero nizihamagara abagabo, uze kuza bya bintu bisubiremo. Hoya, ariya na makuru naragiye nyasanga kuri cafe da. Ayo makuru nawure nayo kuri cafe. Uzaze nyine ubivuge mu nama y'itorero. Nimpa mu Imana sinzaza. Ese amakuru witoreye kuri cafe ukaba warayazanye. Kangira ikintu mbabwira. Kimwe mu byangombwa biranga abantu bakijijwe, yarabitegereje asanga baraganira iby'Imana. Bari bahagaze ku irembo ry'urugo, atangazwa n'amahoro yabo. Amen. Yarabarebye abona ni abagore badasa n'abandi, bari bafite amahoro. Mu magambo make, ntabwo baganiraga iby'Imana nk'indyarya. Ibyo bintu by'Imana byavaga mu mitima. Kandi ikindi, n'ubuhamya bwabo bwo kubabarirwa ibyaha yarabwumvaga. Hari abantu baganira ukavuga uti burya Imana iracyafite iki? Abantu. Ubuhamya bw'uburyo bababariwe ibyaha nabwo babusubiragamo, ndetse no gukizwa n'Umwami Yesu. Arangije amenya ko abo bagore babonye Yesu ko bari bafite agakiza katari agatuburano. Icyakora ntiyakijijwe uwo mwanya. Yongera guhura na Porowoni na Bwihebe ibihe byinshi, ndetse hari ubwo yari hafi kumera nka wa mugabo wo mu kazitiro ko kwa Musobanuzi. Ariko bitinze agera ku musaraba, umutwaro umuva ku mugongo, agira gute? Arakizwa. Gukizwa ntabwo ari ibintu byo kumanuka ngo uzuhagarara imbere gusa bibe birangiye. Gukizwa ntabwo ari ukumanuka gusa ngo ujye muri Yorodani bakumanure mu mazi bakuzamura. Gukizwa ni Kristo. Kristo iyo yinjiye muri wowe ahindura gahunda yose.
iyo amaze guhindura gahunda, abo wababaje Yesu agutegeka amagambo uri bubabwire ukabasaba imbabazi. Abo wibye Yesu akubera ubutunzi ugasohora ibyo wabibye ukabitanga. Abo watesheje agaciro Yesu arongera akaguha ububasha bwo kubasubiza agaciro. Ibyo ni Imana ibikora mu muntu. Nikomereze mu gitabo cy'Umugenzi. Muri iki gitabo paje ya 9 haranditse ngo, nanyuraga mu butayu nibwiye isi, mbona ahantu hari isenga, ndyamamo ndasinzira ndota inzozi. Mutega amatwi uko mu Kristo yatangiye urugendo. Noneho muri izo nzozi mbona umugabo wambaye ubushwambagara. Ubushwambagara bushushanya ibyaha. Yari ahagaze ateye umugongo urugo rwe, afite igitabo mu ntoki. Buriya nagira mbabwire, igihe cyose umuntu afite Bibiliya, Imana ntizatuza, izakoresha Bibiliya kuva mu itangiro kugeza mu byahishuwe. Mwuka w'Imana yinjire mu buzima bwawe. Iki gitabo cyitwa Bibiliya, umuntu wagisomye by'ukuri ntajya ahinduka umukiranutsi wirata, ntago bibaho. Yari afite igitabo, ariko ikintu kibabaje, yari ahetse umutwaro uremereye mu mugongo. Mwitegereje mbona bumbuye icyo gitabo, aragisoma. Akigisoma ararira, ahinda umushyitsi, maze atakibasha kwihangana arataka, araboroga ati, ngirente. Hari ibihanamanga bavuzemo hariya bayobozi mwe murimo gusoma. Yahise agenda ajya ikanyarira. Yagiye mu rugo rwa Musoni ngo abe ariho asengera kuko ariho hari konegisiyo y'Imana. Oya, mu biganza bye hari igitabo. Turakangurira abizera kugira Bibiliya mu biganza byabo. Turakangurira abizera kuyisoma. Imana izakwiyigishiriza, kandi icyo Bibiliya izakubwira uzagifate nk'ukuri. Akimeza atyo atahiwe, agezeyo amara umwanya ashoboye wose yiyumanganyije. Ubu turimo turababwira ubutumwa bwiza bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Hari abashyitsi barimo kudusura, hari n'abizera baguye. Ijambo ry'Imana ririmo kubwira kubyuka no gufata intwaro bagasubira mu gisirikare cya Kristo. Ariko uragerageza ukiyumanganya, umushyitsi akavuga ati, ibi bintu by'abadive rero bitazamfata, ndumva birimo kugenda binyinjiramo. Oya, reka mbabwire, ibi bintu biturusha imbaraga natwe. Iyi Kimisagara, ku batabizi, uyu musigiti nawusariyemo hano hirya. Ntago narinze agaciro k'umwami Yesu, ariko Yesu iyo agushaka, kwiyumanganya ntago bigira gute? Ntago bishoboka. Uyu mugabo ananirwa kumara umwanya munini acecetse kuko umubabaro ugwira. Nicyo cyatumye aheruka kubungura ubwenge, atangira kubwira umugore we ati, mugore wanjye nkunda, namwe bana nabyaye, njyewe inshuti yanyu y'amagara. Amen. Bibiliya iyo ibumbuwe ukayisoma neza, uhinduka inshuti magara y'umugore wawe n'urugo rwawe. Amen. Hisibura hano, iyi ntimuyivuke, ariko mvuze ni Imana igiye kubakura ku cyavu ibicazanye n'abagize gute? Amen. Nayibona nayibura. Ariko kariya kantu kabaguye nabi cyane. Akimara kubumbura Bibiliya, nibwo yavumbuye yuko akaba inshuti y'iki? Y'abana be. Amaze kubibabwira, arabwira ati, nishwe n'umubabaro undemereye cyane, kandi nabariwe inkuru y'impamo yuko uyu mudugudu wacu uzatwikwa n'umuriro uvuye mu ijuru. Muri iryo rimbuka riteye ubwoba, njyewe ubwanjye, nawe mugore wanjye, namwe bana nkunda, tuzarimbukana bibi, keretse ubuhungiro ntarabona bwaboneka bwo kudukiza. Bumvise ibyo, bene wabo baratangara cyane. Si uko bemeye yuko ibyo yababwiye ari by'ukuri, ahubwo nuko bibwiye yuko yafashwe n'indwara igira gute?
buriya nubona ugiye mu by'agakiza ukabona abantu ntibicaye ngo bavuge ngo wacanganyukiye, uba utagiye neza. Utangira iby'agakiza ugatangira ukabwira abantu ubu ndimo nditegura umubatizo, bati cyore wowe wabatijwe se uwuciye amazi? Nabatijwe ku gahanga kandi Yesu yabatijwe mu mazi menshi. None se ubwo wabuze ahandi ujya? Ijambo ry'Imana nasomewe n'amahitamo yanjye nayo. Shishikara genda, nibikuyobera uzagira gute? Uzagaruka. Telefone alo. Rero uyu mukobwa mumuhamagare mumuganirize, ndabona yaragize gute? Yaracanganyukiwe ngo ntarwambaye, ngo agiye ngo kwihana, inzoga yajyaga ncururiza ngo yaziretse, ngo nimuhe ibindi acuruza, simbizi ntago nzi uko yabaye. Ariko buriya nagira ngo mbabwire, mwari muzi ko leta zo mu isi zizaca agakiza ngo kubera ko abaturage bazo zifite ubwoba ko bahinduka baki? Abasazi. Igihe umwuka wera yamanukaga, intumwa ku munsi wa Pentecost, abantu bakomeye baraje babitegereza ibintu intumwa zirimo gukora, barangije baravuga ngo basinze. Mwuka w'Imana ahita abwira Petero ati, urumva ko batangiye kuvuga ngo mwasinze? Petero arangije arababwira ati, mwitubwira ngo twasinze, ubu ni isaha ya kangahe? Abisirayeli b'abasinzi ntawanywaga inzoga mu gitondo. Reka ngire ikintu mbabwira, iyo wihuriye na Yesu agatangira guhindura ubuzima bwawe, abantu batangira gutinya yuko uri buhinduke umuki? Musazi. Kuko ibyari inyungu zawe bihinduka igihombo, ibyari igihombo bikaba ari byo bihinduka inyungu. Nigeze mbabwira umuntu wambwiye hamwe ngo nzapfa ndimbwa kuko ntajya njya abandi bagabo bari. Tamaze se ushatse kuvuga iki? Ubwo yarambwiye ngo ubwo ntajya mu kabari sinzaba umugabo. Naringiye kubabaza niba ndi umugabo, ndabiretse. Ubu namwe bari aha hari abajya bajya mu tubari ngo bazaba baki? Bibiliya ivuga ngo iki? Igihe umwuka wera yamanukiraga intumwa, Yesu ndetse igihe Yesu yasubiraga mu ijuru, abamarayika babwiye intumwa ngo nimugende mujye i Yerusalemu muterane mu cyumba cyo hejuru, ndetse mbibutse yuko umwuka wera nabamanukira nibwo muzaba abaki? Abagabo bo guhamya. Mwuka wera yamanutse umuntu ahinduka umugabo. Ntabwo kuba umugabo bisaba kwitiza bamwe b'inzoga n'abasinzi n'abasambanyi ngo bagucire inzira yo kubaho. Nuko kuko bwari bwije bibwira yuko ibitotsi byabasha kumukiza, barangije uyu mugabo baragenda bajya kumuryamisha, ariko ijoro ringanya n'amanywa kumubabaza. Nicyo cyatumye mu kigwi cyo gusinzira akesha ijoro asuhuza iki? Umutima arira. Buriya iyo umuntu yafashe umwanzuro wo kuba umuntu w'Imana, abadamu benshi ajya afata umwanzuro wo kubatizwa, umugabo akabona umudamu yafashe umwanzuro akabanza akamubwira ati ariko wasaze. Umudamu ati hoya ndabatizwa niyegurira Imana. Byarangiza umugabo agahita amuryamisha. Muzi uko namuryamisha? Aramubwira ati rero kujya kubatizwa wenyine ntacyo bimaze, tegereza umwaka utaha tubanze dusiga akarange mu nzu, dushaka amafaranga tuzajyane kubatizwa njye nawe muri Yorodani. Umumama ati mbega byiza we, akareba mu kirere akazubara. Yarangiza akamubwira ati bubiretse rwose, akaba arakuryamishije burundu. Ubu hari abantu bafite agakiza karyamishijwe n'abantu ku bushake. Mu Kristo baramuryamishije abura iki? Ibitotsi. Kandi mbere yuko Yesu agaruka ngo abanyamadini bazagerageza gusinziriza abayoboke babo ngo badakanguka bakaganira ku ngingo z'ingenzi zizaba zirimo kugaruka kwa Yesu, igishushanyo cy'inyamaswa, ikimenyetso cy'Imana n'ikimenyetso cy'inyamaswa, ubuhanuzi buzaba busohora. Abizera bo mu madini bazaba bafite amatsiko yo kumva izo ngingo, ngo ariko ngo abayobozi b'amadini bazabaryamisha babwire bati turi maso ku bwanyu, ryama. Abayobozi b'amadini nibabona abaturage bakomeje kugira amakenga, bazahindura ibibwirizwa, bajye bahagarara ku ruhimbi bavuga ngo ni amahoro n'iki?
ni amahoro. Ubuhanuzi buteye ubwoba. Paje ya 11, mbona mukristo akebaguza nk'ushaka kwiruka, maze arahagarara kuko atabashije kumenya aho ajya. Ahura n'umugabo witwa mubwirizabutumwa, aza aho ari, aramubaza ati uratakishwa n'iki? Aramusubiza ati mutware, nabwirijwe n'iki gitabo mfite mu ntoki yuko naciriweho iteka ryo gupfa, kandi ubwa nyuma nkaba mbikiwe kujya mu rubanza, kandi numva yuko urupfu ntarushaka, n'urubanza ntazashobora kugira gute kurutsinda. Ahuye na mubwirizabutumwa. Igihe cyose uzaba ushaka Imana n'umutima wawe wose, ukaba ufite Bibiliya yawe mu biganza, byanga byakunda Imana izaguhuza n'ugufasha kuyiga. Mubitswe mu ngo ni muhunge. Mukristo aragisoma, yitegereza mubwirizabutumwa cyane, aramubaza ati mpungire. Mubwirizabutumwa amutungira urutoki hirya y'agasozi kagari cyane, aramubaza ati urarora ririya rembo? Uwo mugabo ati oya. Arongera aramubaza ati urarora ririya tabaza ryaka cyane? Aramusubiza ati sinzi, ahari ndaribonye. Maze mubwirizabutumwa aramubwira ati uboneze kuri ririya tabaza, ujyeyo udateshutse, nukora utyo uri bubone iryo rembo, nurikomangaho urabwirwa ibyo ukwiriye kugira gute gukora. Umubwirizabutumwa yatungiye urutoki uyu mukristo i Karuvari, kandi amubwira ko i Karuvari ariho ari bubone irembo, kandi niyinjira mu irembo arabwirwa icyo agomba kugira gute gukora. Ngiki ikimenyetso cy'abavugabutumwa bwiza. Agomba guhora afite urutoki rumeze gutya. Umubaza uti ni gute nahinduka umukiranutsi? Dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abagize gute? Ese ko wowe mbona usenga bikaza, ubu wowe ujya ukora icyaha? Ko mbona ibintu by'Imana bivuga nkumva ndaryohewe, aho kwitunga urutoki ngo mvuge ngo reka burya ndi danje, jya uhita uvuga ngo nshobozwa byose na Kristo miki. Umuvugabutumwa muzima urutoki rwe ruhora rumeze gutya. Ariko ubu abo dufite ni abarimo kwirukana inyatsi n'imikoshi, n'abarimo kujya mu ngo z'abakire barya neza bagahanura ibyiza, wamugaburira nabi agahita akubwira ati urupfu ruri muri uru rugo. Ababwirizabutumwa b'iki gihe batoranya aho bari bujye. Iyo uri umukire wicaye mu itorero mu gihe abandi batashye, ahita akubwira ati wowe usigariye, agahita akubwira ati ushobora kuzanyenera, fata nimero z'umukozi w'Imana we. Kandi ubwo hari abandi bakene nka 7 barimo kumubwira twabona akanimero kawe gute? Biragoranye. Abacanshuro. Umuntu yambwiye ibintu birambabaza. Amateraniro, hari idini rimwe navuze hano muri Kigali, amateraniro yarangiye, umubwiriza ajya gupasura na pastor. Pastor agatangira ati ni njyewe wubatse, ni njye ntangura umuriro n'ibiki byose. Umubwiriza arangiza ati ntungangisha ibyo, izina ryanjye ni ry'abantu baje bakurikiye. Izina ryande? Mukristo yagize amahirwe no guhura n'umuvugabutumwa bwiza, maze ndota atangiye kwiruka, ariko ataragera kure y'urugo rwe umugore n'abana baba babibonye, baramuhamagara ngo agaruke. Yipfuka mu matwi akomeza kwiruka avuga ati bugingo 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 budashira. Mu mutwe we hari harimo impamvu y'ubugingo. Iki gitabo kimeze nka filime, ntago bivuze yuko umugabo azakiranuka ari uko yataye urugo n'abana, kuko uzabatangura ashaka gukiranuka, nugera imbere y'Imana izakubwira ngo abo naguhaye bagize gute bari hehe. Nshuti zanjye nihuta, mukristo hari aho yageze ahura n'ikibazo, ahura n'umuntu witwa bwenge bw'isi. Yari ataragera neza aho yagombaga gukurirwaho umutwaro, ahura na bwenge bw'isi, baraganira. Bwenge bw'isi atariko niki gituma ushaka gukurirwaho umutwaro
muri iyo nzira irimo ibyago byinshi, wakwihanganira kunyumva, nakubwiriza uburyo wabona icyo ushaka udatewe n'ibyago ugiye kwisanganiza, kandi ako gakiza kari hafi. Nanjye mfite akandi gakiza kaboneka mu buryo bworoshye, udaciye mu nzira y'umusaraba, kandi abenshi baranagafite. Uwo ni bwenge bw'isi. Arimo kubwira mubwiriza butumwa ati ntama, arimo kubwira umukristo amubwira ati nta mpamvu yuko wishyira mu kaga. Ninde wakubwiye ko ubukristo buboneka ari uko umuntu arushye gusa? Hari tekinike nshyashya dufite ku buryo umuntu abona agakiza katamugoye. Nuko mu cyimbo cy'ibyo byago uzabona amahoro menshi no kugubwa neza. Mukristo ati ndakwinginze ungire iyo nama. Bwenge bw'isi ati dore muri biriya birorero ahitwa ingeso nziza harimo mwikirisha amategeko. Umugabo witwa mwikirisha amategeko ni umunyabwenge bwinshi. Ni umunyabwenge bwinshi, wubahwa cyane, azi neza gukura imitwaro ku bantu, kuwo uhetse uwo. Kandi ubwanjye nzi neza yuko yafashije benshi bameze batyo, kandi azi no kuvura abasajijwe n'imitwaro yabo. Arababwiye ati ibintu bibiri, wowe nuramuka ugize ingeso nziza. Ariko ba ngeso nziza turabafite rwose. Abamama basenga barira mu materaniro, ariko mu bujajwa isura yari afite mu rusengero ugasanga siyo. Turabafite bafite ubuhamya, Yesu yaraje ndamubona nkoraho aranyeza, ariko wajya kumva ubupagani n'ubushitani uwo muntu afite. Naho ni ba ngeso nziza, kugeraho bakurirwaho imitwaro byaranze. Satani arababwira ati ngiye kuba ingeso nziza zikanyakanya, ariko mumbabare ntimuzagere i Karuvari. Umuntu agatanga ibiryo, umuntu agatanga amafaranga mu rusengero, akazaza ahagarara hariya ku muryango, abantu bose binjiye abahobera. Ni ukuri rwose, njye iyo ntahobeye abantu mba numva ntishimye. Ukumva abantu njye nikundira kanaka, ni nawe muntu w'Imana uzi ukuntu aduhobera dusekerana. Abakuru b'itoro baba barakaye. Naho ni ingeso nziza. Yanze kujya hehe? Yanze kujya i Karuvari, biragoye. Hari n'abandi bikirisha amategeko. Umuntu agashaka agakiza, agashaka uburyo azagacomora mu isabato yonyine, mu yindi minsi akananirana n'abaturanyi. Abantu badasenga kimwe akabazengereza. Vendredi yagera akababwira ati stop, ngiye gutangira iki? Ntakererewe. Abantu bikirisha amategeko. Nshuti zanjye, iki gitabo kiratangaje, ariko mukristo yarahavuye, yaranze. Yasanze nagira agakiza ka pirate, akabona agakiza koroshye katamugoye. Ako gakiza nta kintu kazamara ku mutwaro ahetse. Igice cy'igisho cya 8 cyitwa umusaraba, haranditse ngo maze ndota yuko inzira mu Kristo yari akwiriye kunyuramo izitiwe impande zombi n'inkike yitwa gakiza. Mu Kristo akurikira iyo nzira. Amen. Inzira yitwa ngo iki? Agakiza. Yari ifite ibikuta bingahe? 2. Igikuta hano n'ikindi gikuta hano, kandi iyo nzira yitwaga agakiza. Iyo umuntu ageze mu by'agakiza, byanga byakunda n'iki kizakubwira ko ufite agakiza kazima? Nuko kaba gafite ibikuta 2 bitakwemerera kwitwara uko ushatse. Ujya kujya mu byo wari urimo, igikuta kikakwangira. Ujya kujya mu byo wari urimo, igikuta kikakwangira. Kubera iki? Uba warahinduye intekerezo, warahinduye ubwami. Arangije mu Kristo akurikira iyo nzira. Nubwo yari aremerewe, agenda yiruka, ariko bimuruhije cyane kubw'umutwaro ahetse. Nuko ariruka agera ahantu hazamukaho hato, hejuru yaho hari hashinze umusaraba. Mbere yuko ukizwa utangira urugendo ruterera. Ntabwo ibintu byose Imana yigeze ishaka ko bimera nko kugenda ku mutumba. Hoya, hari ibikugora. Kandi amaze kwiruka nkagera ku musaraba, hejuru yaho hari hashinze umusaraba, kandi hepfo yaho hazamutse hari imva igize gute?
irangaye. Mukristo amaze gusohora kuri wa musaraba, wa mutwaro uhambuka ku bitugu bye, umuva mu mugongo uragwa, uratembagara, ugera ku munwa w'imva, ugwamo, ugenda buheriheri. Amen. Maze Mukristo arishima, aranezerwa, avugana umutima unezerewe ati anduhuye umubabaro we, anzurishije urupfu rwe. Ariko reka njye ikintu mbabaza, hari aho mwigeze mubona Mukristo yashyizeho itsinda ry'abanyamasengesho ngo bamusengere amaze gutera intambwe 5, ngo bamufashe muri iryo tsinda azarivemo amaze gutera izindi 20? Hari aho mwigeze mubona ajya gushaka bishop na pastor ngo bamuterere intambwe? Ntago bibaho. Umutwaro w'ibyaha byawe n'uwawe. Mukristo mwigeze mwumva ahantu avuga ko ibibi byose akora abiterwa n'umugore afite mubi? Mwigeze mwumva Mukristo avuga ko umutwaro yikoreye uturuka ku bana yabyaye babi? Impamvu gukira kwacu bigoranye nuko ubupagani bwacu tubutwerera abandi bantu. Jewe nkiri umusore narazindukaga nkajya gusenga, ubwo ngo n'umukristo utangiye kuvuga impamvu atakiza gusenga, nshaka umugore kandi waba ari abapastor. Buri munsi ku isabato tugaserera tugafatana mu ijosi. Kiraho ndavuga n'ubuzenzaza moranza gusenga n'uyu mugore ajya agenda wenyine. Nuko byagenze sinkiza gusenga. Ariko nawe uramutse uri nkanjye nawe niko byakumerera. Ubwo ngo arimo aravuga impamvu atakigira gute? Reka mbabwire, ububi bwanyu nubwo mwikoreye, wishaka kuvuga yuko impamvu z'ububi bwawe umugore zifitemo uruhare. Ntabwo abana wabyaye bo batumye uba umupagani n'ubundi wababyaye uri we, ahubwo ikorera umutwaro wawe ujya aho ugomba kuwukurirwaho. Nshuti zanjye, amaze gukorerwa ibi, maze amara umwanya ahagaze atangaye, kuko byamutangaje cyane yuko kureba uwo musaraba byonyine kwamuhambuye umutwaro we. Nicyo cyatumye aguma kuwitegereza cyane, amarira ngo bugubugu, amarira yaraje. None nagira ngo mbabaze, amarira niyo yatumye umutwaro uva ku mugongo, cyangwa amarira yaje ari umusaruro wo gutungurwa? Dufite abantu bajya gusenga bakikingirana, bakazaza basenga barira ngo Imana ngo ishaka amarira, ngo ishaka amarira. Amarira si icyangombwa cyo kwihana. Icyakora amarira ashobora kuba ari umusaruro uvuye mu kugira gute? Mu kwihana. Amaze kurira, agihagaze arimo kuwitegereza arira, Imana ibona aracyakeneye ibindi byangombwa kugira ngo azasoze urugendo. Abantu benshi iyo bumvise umutima utuje, bamaze kwihana no kubabarirwa no kubatizwa, baparikira aho ngaho bakavuga bati ubwo nkiza amateka ya kera birahagije. Ariko ku muntu wakijijwe, Imana ihora ifite icyo yamukorera kugira ngo azakomeze agakiza ke kazabyara umusaruro ku munsi usoza amateka y'isi. Icyabaye ni iki? Agihagaze asangwa n'abantu bangahe? 3 barabagirana, baramuramutsa bati amahoro abe kuri wowe. Amen. Kubera iki? Igihe Yesu yavukaga, marayika yaravuze ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro abe mubo Imana igira gute? Yishimira. Iyo umuntu yihannye rero abagiye mu mugabane w'abantu Imana yishimira, bishimisha abamarayika kuza kugusuza bakavuga ngo amahoro abe hehe? Abe muri wowe. Bivuze ngo kwihana bitanga amahoro. Barangije kumusuhuza, nta magambo menshi bagombaga kumubwira. Umwe aramubwira ngo ibyaha byawe ugize gute? Urabibabariwe. Kambabwire, ibi bintu byo kubabarirwa ibyaha ntabwo ari ibintu bisaba ko umuntu acika mu rusengero ngo ajye kubyigira mu bihanamanga. Uru ni urugendo rw'umunyabyaha na Kristo ku giti cye. Wa kabiri, undi amwambura ubushwambagara bwe, amwambika indi myenda. Gukiranuka yajyaga yihimbira arakwatswe, ahawe gukiranuka kwande? Kwa Kristo. Ariko nagira ngo mbabaze, bazaza bamufurira cyangwa ashinzwe kwimesera imyenda no kuyirinda? Iyo Kristo aduhaye ikanzu yera, adutegeka kuza kuyimeshesha, niwe uyimesa
ariko kuyirinda ni mwebwe mugomba kuyirinda. kubera iki? hahirwa uba maso akarinda iki? imyenda yera ye. icya gatatu, uwa gatatu amushyira ikimenyetso hehe? mu ruhanga. vuba bidatinze ibindi byose twababariwe ibyaha, Imana irimo irambika abantu imyenda mbere y'uko akarengane kaba. mbere gato y'akarengane abana b'Imana barimo barashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga, kandi abatagishyirwaho bazashyirwaho ikimenyetso cy'iki? cy'inyamaswa mu ruhanga. kanguka, kangukira ubuzima bwawe. amaze kumwandika ikimenyetso mu ruhanga, amuha umuzingo w'igitabo, amutegeka kugenda awusoma. arangije aranamubwira ngo nugera ku irembo ry'ururembo rwo mu ijuru uzagire gute? uzawubahe. ibyiringiro dukomora mu ijambo ry'Imana, amasezerano y'Imana, nibyo bintu bizadutambutsa ku rugi rwo mu ijuru, icyo Kristo yakoze mu buzima bwacu. muri uyu mugoroba nagira mbabwire ngo uyu munsi wa none abantu benshi barimo barajya gusengera ahantu hari agakiza gaciriritse. ariko mu idini ryanyu mwemera umuntu unywa inzoga ufite n'abagore benshi. twebwe nta kibazo, uje wese. abantu bahita bajyayo. reka ngire ikintu mbabwira kibabaje. ziriya ndaya zicuruza zose, ariko numvishe ngo baranabahinduriye izina, babise ngo icyari ingira gute? ariko isi nayo ni mbi koko. Zakayo ngo yari mugufi, ari umunyabibazo. barangije bavuga bati rero uyu mubosi atazamenya ko mumushakira irindi zina, bamwita izina rya Zakayo. izina rya Zakayo ryavugaga ngo umuntu mwiza utagira amakemwa. ariko mumbabarire mumbwire, ubu gutya nsa ubu wanyita akazungu ntubu mpemukiye? ikintu gikomeye ni kimwe, mu minsi y'imperuka abantu bakora inshingano mbi bazaza bahabwa amazina meza. kujya kubona ukabona abantu barimo guca amajosi y'abantu biswe interahamwe. izina ni ryiza ariko igikorwa kigize gute? none ngo n'abo bantu ngo nabo mwabise iki? amadini, abantu barimo barashaka agakiza koroshye. umugabo bita Tetezeri asomwa mu ntambara ikomeye. hari umushinga wo kubaka i Roma, bashaka amafaranga yo kubaka barayabura. bazana gahunda y'uko bagomba gutangira kwigisha inyigisho y'uko umuntu uzapfa azajya mu muriro agahora ashya. iyo nyigisho bayigishije abantu barahahamuka. bazana indi nyigisho y'indurugensiya, y'uko ushobora gutanga amafaranga, ayo mafaranga akagira uruhare mu kukwimura, ukaba wava mu muriro ukajya hehe? muri purigatori. abantu barangije bati ibyo rwose biraryoshye. barangije bati kandi ayo mafaranga utanze azaza avamo agakiza kakubabarira ibyaha wakoze, ibyo urimo gukora n'ibyo upanga kuzakora. abantu batanze amafaranga, sempita iruzura iyi mureba y'uyu munsi. mu gitabo cy'intambara ikomeye rero haranditswe ngo bageze n'aho bavuga ikintu gikomeye ikirenze ibyo. Tetezeri yemezaga abamuteze amatwi ko icyemezo cy'imbabazi z'ibyaha kidafite ububasha bwo gukiza abazima gusa, ahubwo n'abapfuye, kandi ko iyo amafaranga ageze mu ndiba y'isanduku y'uwapfuye, umwuka w'ubugingo bw'uwo muntu uguriwe imbabazi, umwuka we uhita uva muri purigatori maze ukajya mu ijuru. Nuvuga ngo amafaranga iyo yatanze ngo yahitaga ajya hehe? mu isanduku. Akoreka mbabwira, abanyamafaranga babaho neza kabisa. uzi ko iyo ufite amafaranga n'umuntu uje kugusengera aratangira ati turamukweretse, ukore muri farumasi ya hehe? yo mu ijuru, ukuremo urushinge ruryana harutaryana kandi
ku isabato itaha tuzongere duhure nawe, tuzarushaho gushima izina rya nde. Ako umuntu arakureba ukennye yarangiza ati Mana ndabona byanze randevu ku nyanja y'iki. Nyamara abantu duhumbagiza bakiranaga ibyishimo byinshi ibyo Tetezeri yabararikiraga kugura. Izahabu n'ifeza byisukiranyije mu bubiko bwe. Agakiza kagombaga kugurwa amafaranga kabonekaga mu buryo bworoshye cyane kuruta gasaba kwihana. Turi kumwe ni turi kumwe. Ako gakiza gasaba gutanga amafaranga ngo abantu barakitabiriye baravuga bati biriya bintu byo kwihana no kubabarirwa no kuvuga ibyaha no gusaba Imana imbabazi biragoranye, aka kantu mwadushyiriyeho ni akantu keza. Agakiza kagombaga kugurwa amafaranga kabonekaga mu buryo bworoshye cyane kuruta gasaba kwihana, agasaba kwizera ndetse no guharanira kurwanya no gutsinda icyaha. Intambara ikomeye, paje 131. Nihuta. Umuntu wese utinya kandi agahindishwa umushyitsi no gushaka agakiza ke bwite, uwo muntu yaratoranyijwe. Amen. Hari abantu bajya bicara akavuga ati ariko ubundi ubu naratoranyijwe, ubundi ubu nzajya mu ijuru, ubundi ubu nzamenya gute ko Imana inyemera. Aya magambo ari mu gitabo Abakurambere n'Abahanuzi icyigisho cya 19 paje 135. Umuntu wese utinya agahindishwa umushyitsi no gushaka agakiza ke bwite yagize gute? Yaratoranyijwe. Umuntu uzinduka akaza mu materaniro mu gitondo akagura ibitabo hariya kugira ngo asome, agafata umwanya agasenga, akigisha umugore we n'abana be, yarangiza agahora yumva ahangayikiye agakiza ke, uwo muntu ajya bimenya ko yagize gute? Yaratoranyijwe. Umuntu wese wambara intwaro akarwana intambara nziza yo kwizera, uyu nawe ari mu bagize gute? Mu batowe. Wa wundi uhangana n'ikigeragezo ku kazi akavuga ati boss arashaka ko dusambana ariko sinzasambana nawe, nashaka azanyirukane, Imana ntizabura indi company njyanamo. Iyo ntambara uko bwije nuko bukeye uko uyirwana Imana ibiri kumwe nawe. Undi muntu watoranyijwe n'uwuhe? Hatoranyijwe umuntu uhora ari maso agira gute? Asenga, akarondora mu byanditswe byera kandi agahunga ibishuko. Yageze gute? Yaratoranijwe. Umuntu wicara akavuga ati ko ngiye kujya gusura uyu musore, tukaba twaramaze kwiyandikisha mu badiyakoni ko tugiye gukora ubukwe, uyu musore nkaba ntabizi ko isi hinduka, ubu ndamutse ngiye yakamfata. Warangiza ugahita ufata akarumuna kawe gato ukagira gute? Kakitwaza. Abantu bicara kavuga ati hariya ahantu sindi bugeyo, uyu muntu arambwiye ngo duhurira ariko sindi bugeyo, ntishyira ku rubuga rwabuzanizwe rwa Satani. Satana kandasa. Umuntu wese uhora afite amakenga agahunga ibishuko uko ashoboye yaratoranijwe n'Imana. Undi muntu hatoranyijwe umuntu uhorana kwizera kandi akumvira ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Gucungurwa byagenewe abantu bose kandi ku buntu. Abazagendera ku mabwiriza yatanzwe bazanezezwa n'umusaruro w'uko gucungurwa. Ndasoza mbabwira ngo dufite agakiza gakomeye. Ako gakiza shaka uburyo agakiza kawugakurikirana. Kubera iki ugomba kugakurikirana? Ugomba kumenya ko nta wundi agakiza kabonerwamo. Cya kabiri, ugomba kumenya ko agakiza kava mu Bayuda kuko basenga ibyo bazi. Uyu munsi twebwe ibyananiye Abayuda Imana yabihaye Abadivanisi umunsi wa 7 ngo babishobore mu izina rya Yesu, kandi bizashoboka. Agakiza kava iwacu, ariko ni natwe dufite umubare munini w'abantu iby'agakiza bigiye kunanira. Icya gatatu, agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe cyose twizereye. Ariko Zaburi 119 umurongo 155 havuga yuko agakiza kari kure y'abanyabyaha. Ijambo ry'Imana
riratubwira ko tudashobora kubona agakiza tutagize agahinda ko mu buryo bw'Imana. Urwa kabiri rw'Abakorino 7:10, Abefeso 6:17, agakiza niko ngofero ituma Satani ataturasa mu mutwe, kuko umuntu ufite mu mutwe hazima abasha gutekereza. Iyo Satani akurasha umutwe rero biba bivuze ngo nta gakiza ugize gute ufite. Abafilipi 1:28, abantu badakangwa n'ababisha bo mu buryo bwose kiba ari ikimenyetso ko bafite agakiza. Abantu badakangwa n'ibintu bibonetse byose. Ubukene bwaje, umuntu acitse ku rusengero. Abanzi babaye benshi, umuntu acitse muri korari. Ibibazo byabaye byinshi, reka mbabwire, umuntu ufite agakiza ntatsimburwa. Agakiza nyakuri. Kabiri rw'Abatesalonike 2:13, Imana yabatoranyirije kuzahabwa agakiza, ariko ako gakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Mwuka wera, ntabwo tugomba kugendera mu kigare gusa cy'umwuka, oya, tugomba no kwizera ibyanditse muri Bibiliya, kuko umwuka wera na Bibiliya ntibinyurana. Niba usengera mu idini bakakubwira ko umwuka avuze, ariko wasoma iby'isabato bakakubwira ngo ntabwo ari Imana ibivuze, uzatangira ukeke. Ntituri twenyine mu ntambara. Abaheburayo 1:14, Imana yohereje umubare munini w'abamarayika kugira ngo baze bafashe abazaragwa iki? Agakiza. Ntabwo turi twenyine mu by'agakiza. Abaheburayo 2:3, ntitugomba kwirengagiza agakiza. Nubikora ntashobora kuzarokoka. Nugera imbere ya byeri ukirengagiza agakiza, wagera imbere ya sheri ukirengagiza agakiza, wagera imbere ya ministre ukirengagiza agakiza, wabona ugize amafaranga ugeze Dubai ukirengagiza agakiza. Gakomeye gutyo ntuzarokoka. Agakiza, igihe Yesu azaba agarutse, Abaheburayo 9:28, azagaruka azaniye abamutegereza iki? Agakiza. Wigumana agakiza k'igipande. Twarakijijwe, dutegereje nanone kuzakizwa Yesu agarutse. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 1:5, turinzwe n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, kandi turindirwa agakiza kiteguwe kazahishurwa mu gihe cy'imperuka. Isomo risoza Ibyahishuwe 19:1, abantu bafite agakiza muri bo hari ibintu bagomba kwegurira Imana bikaba ibyayo. Icya mbere, agakiza sakawe, agakiza si wowe ugatanga, agakiza n'ak'Imana, icyubahiro ni icy'Imana, ubutware n'ubw'Imana yacu. Umuntu ufite agakiza ntarwanira biriya bintu bitatu. Ntarwanira icyubahiro, ntarwanira ubutware, nta nubwo arwanira kwerekana ko yakijijwe. Mu ijuru hari Imana yifuza kukubabarira. Imana irashaka kutangira urugendo neza, kugira ngo umunsi usoza amateka y'isi utazaba mu banyagihombo. Muri uyu mugoroba ntago nakwibuza guhamagara umuntu ushaka guhindurirwa ubuzima, umuntu wikoreye umutwaro, umuntu wumva akeneye guhindurirwa amateka. Ntabwo uyu mugoroba nasoza nagusabiye umugisha, ntago nasoza nakweretse Imana, ntago nasoza ntafashe ubuzima bwawe ngo nkwereke ko buri mu kaga, ufate ubuzima bwawe bushyire mu biganza bya Kristo. Muri uyu mugoroba agakiza wari ufite niba ubona gasondetse, kandi tukaba dukwiye kuba maso, ndakwinginze tera intambwe wiyegurira Imana, usaba Imana igukureho umutwaro. Ndabizi neza ko hano hari abantu bagerageje kuryamishwa, hano harimo abantu bagiye bacecekesha umutimanama. Emerera Imana igufashe, saba Imana ikure ikibi mu mutima wawe. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Niba uhari ngwino dusenge. Reka ngungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, none ubu wihishemo umujinya w'Imana. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze,
si byo mfite byose. Niba uhari ngwino dusenge. Tera intambwe uzi, tera intambwe uzi. Mana iguhe umugisha. Unyuhagire imbyiro mutabazi ne gupfa, nubwo nkiri muzima. Mwami ungiyeho no ku munsi w'imanza, ningeri imbere yawe, ari rutare rw'Imana. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ubwo ibihe bizaba birangiye, twese buri wese agomba guhagarara imbere yawe, tugiye gutanga raporo isoza yuko twitwaye mu buzima. Uzatureke tukwisunge, ariko ibyo birasaba yuko tukwisunga uyu mwanya. Dukinguye imitima ngo winjire, uteremo intebe, ibibi byose birimo ubisohore. Twagiye dushaka agakiza gaciriritse, bamwe agakiza kabo bagashingiye ku mirimo myiza bakora mu rusengero, abandi agakiza kabo gashingiye mu mirimo myiza yuko bagaburira abashonji, bakubakira abadafite aho baba. Ibyo babibyaje icyo wakoreye Karuvari. Ariko hari n'abandi bakugezeho urabababarira, barimo no gukora n'ibyo byose. Ijambo ryawe reka rigira imbaraga mu buzima bwacu. Turihannye, hari abana bawe bahagurutse baza imbere, baratsinzwe nk'uko natwe dutsinzwe. Ndakwinginze, ubwo ku musozo w'amateka y'isi buri gakiza k'umuntu kazaba karimo gupimwa ku munzani utibeshya, uzaturinde kuba twaragize agakiza gaciriritse. Mwami Uwiteka, uhereye mu gihe cya Yohana kugeza none ubwami bwawe buratwaranirwa, intwarane zirimo zirabugishamo imbaraga. Udushyire mu ntwarane, uturinde gushaka agakiza gaciriritse. I Karuvari ibyo wakoze wabikoreye ubuntu, kandi ibyo ngibyo icyo bidusaba ni ukubyakira. Ngwino udutsindishirize, ngwino uduhe kukubona. Kandi Mwami Uwiteka, ba bagore batatu mu Kristo yahuye nabo bamweretse ubuhamya budasanzwe, ariko ntago bamurutiye ba bagabo batatu. Ndakwinginze, reka imitima yacu uyivugiremo ko tubabariwe ibyaha byacu. Reka utwambike imyambaro yera, kuko ubucocero tumazemo igihe turaburambiwe. Reka udushyire ikimenyetso mu ruhanga, kugira ngo twizere yuko ku munsi w'amateka y'isi uzaba utuzi. Duha umuzingo tubasha gusoma, ukatuhumura, kandi ku marembo y'ijuru tukazaba tuzawutanga. Urugendo twagenze uturinde kuzarupfusha ubusa. Tukweretse abana bawe bari muri iri teraniro biteguye kubatizwa, uzabane nabo, ubatsindishirize, ubaha amahoro, ubateze intambwe bagomba gutera, kuko ari wowe uzibateza. Abavugabutumwa, abakuru b'itorero bari hano, uduha amahirwe yo gutunga urutoki intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Umugoroba mwiza ugiye kuduha uwuhe n'igihugu cyacu. Abayobozi bacyo baha amahoro, kandi abayobozi b'iri torero ubahe umugisha. Ubwiza bwawe butahane n'abana bawe. Ujye mu mirimo yabo, ubahindurire umutima, ubahindurire n'imikorere, kugira ngo ubahindurire n'imigisha babashe kugira icyo babona. Ubahindurire inshuti, kandi ubasige igikundiro cyawe. Ijambo ryawe rigira imbaraga kuri uyu musozi, mu izina rya Yesu, amen. Abana b'Imana batangiye kuzamurwa, ibitekerezo byabo birangamiye Umukiza. Uko isi igenda irushaho kubajujubya, niko nabo barushaho kwizinukwa. Abana b'Imana batangiye kuzamurwa, ibitekerezo byabo birangamiye Umukiza.
turushaho kubajujubya, niko nabo barushaho kuyizinukwa. Ntuterwe ubwoba n'ibihe tugezemo, kuko ibiriho byose rwose byaravuzwe, ikanga batarareba kugengabihe, naho ubundi n'akataraza kazamanuka. Ntuterwe ubwoba n'ibihe tugezemo, kuko ibiriho byose rwose byaravuzwe, ikanga batarareba kugengabihe, naho ubundi n'akataraza kazamanuka. Guhera kera batubwiriza iby'iki gihe, tukumva ari kera tutazaba tukiriho. Bavuga ikarita tukumva ari umugani, none dore byose byabaye ubuzima. Guhera kera batubwiriza iby'iki gihe, tukumva ari kera tutazaba tukiriho. Bavuga ikarita tukumva ari umugani, none dore byose byabaye ubuzima. Ntuterwe ubwoba n'ibihe tugezemo, kuko ibiriho byose rwose byaravuzwe, ikanga batarareba kugengabihe, naho ubundi n'akataraza kazamanuka. Ntuterwe ubwoba n'ibihe tugezemo, kuko ibiriho byose rwose byaravuzwe, ikanga batarareba kugengabihe, naho ubundi n'akataraza kazamanuka. Guma mu rugo mwarayumvise, none n'umuriro murabibonye byabaye, n'akataraza kazagira gute? Kazamanuka. Mureke duhungire muri Yesu Kristo, niho hari ubwihisho. Haleluya, amen. Ariko ni hahandi ab'isi baribeshya, ijuru rizi neza ibihe tugezemo. Wowe emera gusa ikimenyetso cy'umuremyi, ubundi winumira Imana izikorera. Ariko ni hahandi ab'isi baribeshya, ijuru rizi neza ibihe tugezemo. Wowe emera gusa ikimenyetso cy'umuremyi, ubundi winumira Imana izikorera. Nshuti, iki gihe nicyo kuba maso, kugira ngo tutazatungurwa n'umukiza. Twitegure kandi dusenga buri munsi, ibyo nibyo bizadushoboza gushikama. Nshuti, iki gihe nicyo kuba maso, kugira ngo tutazatungurwa n'umukiza. Twitegure kandi dusenga buri munsi, ibyo nibyo bizadushoboza gushikama. kandi ibihe byose nibyo gushimira Imana bikomeye muri uyu mugoroba. Ihabwe icyubahiro. Biranejeje kuba Uwiteka yaduciriye inzira, ababimbuzi tukisanga Kimisagara, abo twatangiranye umurimo twicara ku mucaca tutazi niba ikibanza kizaba iki cyangwa kuri Mpazi, ariko Uwiteka akaba akirinze itorero rye. Yahabwe icyubahiro.
ntekereza rero ko korari yaturuka ku Muhima ikaza hano uretse abashyashya, ubundi na buri sabato barahadupangaga Kimisagara ikimuka. Tuneshejwe rero n'uburyo mwatwakiriye kandi dushimira Imana yadushoboje kubana namwe, habwe icyubahiro. Twe twaje tuje gusura ivuna, ni nayo mpamvu mubona iyi uniforme mutayitumenyereyeho, ndavuga iyo twambaye. Ariko icyaduha ngo umwuka twambika ibirenze amashati, agira icyo ashyira imbere tubasha gusaranganya. Rero birashoboka ko tuzagaruka kuri gahunda iteganyijwe. Mboneyeho sinzi umuntu usanzwe amaze igihe kinini cyane atumira ababimbuzi tukaburana hafi umwaka urenga, ariko wasanga twaje atanahari. Ese buryo wari uhari? Yaravuze atumva sinzi aho nzabakura, sinzi uko bizagenda, ariko igihe cyageze Yesu aratuzana nta rundi rwandiko. Haleluya. Rero tuneshejwe nuko Imana iduciriye inzira, ntabwo ari korari irwanira kuririmba ku isabato gusa, niyo haba mu mibyizi tukaboneka ijuru ryahabwa icyubahiro. Rero Uwiteka bagirire neza, reka hashyirwe izo ndirimbo zavuzwe, Imana ikomeze kubaha isabato nziza. Yesu arakuzi kandi azi neza ibyawe, nta kintu cyawe na kimwe ayoberwa. Bimunyura imbere kuko nta na kimwe ahishwa, tuza maze usenge ibikubaho arabizi. Atazi yaba umukuru n'uvuka bose arabazi, ntawibeshejeho nta n'uzibeshaho, abantu bose ubona Uwiteka arabazi. Yesu arakuzi kandi azi neza ibyawe, nta kintu cyawe na kimwe ayoberwa. Bimunyura imbere kuko nta na kimwe ahishwa, tuza maze usenge ibikubaho arabizi. Yesu arakuzi kandi azi neza ibyawe, nta kintu cyawe na kimwe ayoberwa. Bimunyura imbere kuko nta na kimwe ahishwa, tuza maze usenge ibikubaho arabizi. Ureke kwitotomba ubuzima bwose ufite, uje ubaha Imana. Gabanya amaganya kandi uce bugufi, kuko ntacyo ufite na kimwe Uwiteka atazi. Yesu arakuzi kandi azi neza ibyawe, nta kintu cyawe na kimwe ayoberwa. Bimunyura imbere kuko nta na kimwe ahishwa, tuza maze usenge ibikubaho arabizi. Yesu arakuzi kandi azi neza ibyawe, nta kintu cyawe na kimwe ayoberwa. Bimunyura imbere kuko nta na kimwe ahishwa, tuza maze usenge ibikubaho arabizi. Hari icyo twibeshya kandi
babuze amahoro ubutunzi nyakuri nukugira Yesu Kristo uwo niwe byose kandi azi ibyo nkeneye wiye guca bugufi akangerera nzi neza yuko ankunda kuko yaracunguye ngabona wewe mberere akuyobore uwo niwe byose kandi azi ibyo nkeneye nkwiye guca bugufi akangerera nzi neza yuko ankunda kuko yaracunguye ngabona wewe mberere akuyobore Yesu arakuzi kandi azi neza ibyawe nta kintu cyawe na kimwe ayoberwa bimunyura imbere kuko nta na kimwe ahishwa tuzambaza usenge ibikubaho arabizi Yesu agufitiye umugambi mwiza wo kugukiza amakuba yose ubona n'ingorane ziyungikanya n'ibiguca intege ihangane umutabazi ari hafi yawe niwe wera ubwewe rwanirira aho wari nta n'umutsindwa vana intege nke zawe mu nzira ugaruke urebe intsinzi Yesu arakomeye niwe wera ubwewe rwanirira aho wari nta n'umutsindwa vana intege nke zawe mu nzira ugaruke urebe intsinzi Yesu arakomeye vana intege nke zawe mu nzira ageze kw'iriba i Samariya umugore amugirira umugisha bajya impaka nuko biratinda birangira yemeye guhitamo Yesu Mesiya wahoraga vuba bivuganira imbona nkubone niwe wera ubwewe rwanirira aho wari nta n'umutsindwa vana intege nke zawe mu nzira ugaruke urebe intsinzi Yesu arakomeye niwe wera ubwewe rwanirira aho wari nta n'umutsindwa vana intege nke zawe mu nzira ugaruke urebe intsinzi Yesu arakomeye ntucike intege nshuti izere Yesu umutima wawe hari igihe unguguciriye witeka impaka nk'izo zikagutera ubwoba bwaho ruhangayitse reka ibi bihindura inzira uyoborwe na Mwuka wera niwe wera ubwewe rwanirira aho wari nta n'umutsindwa vana intege nke zawe mu nzira ugaruke urebe intsinzi Yesu arakomeye niwe wera ubwewe rwanirira aho wari nta n'umutsindwa vana intege nke zawe mu nzira ugaruke urebe intsinzi Yesu arakomeye vana intege nke zawe mu nzira ugaruke urebe
ureba intsinzi. Yesu arakomeye, bana intege nke zawe mu nzira, ugaruke ureba intsinzi. Yesu arakomeye. Rwose mu gicuku nijoro nageze kure cyane, mu gitondo itikanguka. Mbega ubutunzi bifitemo biramagije rwose. Uraberekeza tukajyana no mu mirimo yanjye yose, iboneramo imigisha. Niho ngaburira ukamana imyambaro, ungenera byinshi binkwiye. Niboneramo imigisha. Nakuva ho nkajya hehe, kwariho ungenera ibinkwiye. Mu bihe byose nzanyuramo, uzahora witwa Imana. Unkomeza naniwe, unkomeza naniwe, umfasha mu ngorane, nagutakira ukanyumva. Mu bihe byose nzanyuramo, uzahora witwa Imana. unkomeza naniwe, unkomeza naniwe, umfasha mu ngorane, nagutakira ukanyumva. Mu bihe byose nzanyuramo, uzahora witwa Imana. Mu bihe byose nzanyuramo, uzahora witwa Imana. mu bihe byose nzanyuramo, uzahora witwa Imana. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.